Abarenga miliyoni 13 zituye u Rwanda mbifurije kugira umugoroba mwiza. Abatuye East Africa mwese mbifurije kugira umugoroba mwiza. Abatuye ku mugabane wa Afrika mwese mbifurije kugira umugoroba mwiza. Abatuye ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ubu barabyutse, mbifurize mwese gukomeza kugira ibihe byiza. Ngiye ni Mucyo Antand, umuhungu wanyu, mbarizwa kuri TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Ikiganiro cyo ni Munda y'Isi Sport. Uyu mugoroba nje kubabwira inkuru zigera kuri 3 cyangwa se 4, ubundi dutereke akadomo tuzongera gusubira ku munsi w'ejo. Nari maze iminsi 2 ntaboneka kubera gahunda y'amasomo ndimo, ariko nababwiye ko amasomo ndimo ndagira ku musozo vuba cyane. Turatangira kuganira duhana ibitekerezo, inkuru nyinshi cyane buri munsi. Niyo mpamvu rero muzajya munyihanganira rimwe na rimwe kubera ko mba mpugiye mu masomo, kubona umwanya wo kurikodinga bikambana iyanga. Ndabashimiye cyane abamaze kuba abanyamuryango mwese, kuko tumaze kugira abasubscribe usanga 39 n'abantu 600. Bivuze ngo turabura abantu 400 kugira ngo twuzuze 40,000. Ese ku munsi w'ejo nzagaruka 40,000 bitaruzurara? Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ndizera ko muri inshuti kandi muri abavandimwe iyi TV ari yanyu. Ku munsi w'ejo bizakunda cyane ko tugaruka 40,000 yewe byanarenze. Tuje kuganira ku kipe ya Rayon Sport n'abahungu babiri ntabwo birimo kuvamo, bikomeje kuba gaterera nzamba kwa nyina wa nzamba. Hanyuma Heroes Cup ku munsi w'ejo barasubukura cyangwa se baratangira imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza bagera no kuri finali. Turaza kubiganiraho iyo mikino, hanyuma ubundi tuzongere kuganira ku munsi w'ejo. Nongeye kubibutsa umuntu utarakanza subscribe kugira ngo kande subscribe kugira ngo umubare ukomeze kuzamuka. Hanyuma niba warabikoze, kora share, comment na like. Yewe ibyo byose biremewe. Ushobora no kupostinga kuri social media zawe, ntacyo bitwaye nabwo rwose, tukaganira 5 kuri 5 kandi tukarushaho gutezanya imbere. Numfata ukuboko nkagufata ukuboko, tuzagera imbere, ni byiza cyane. So rero munyemerere nihute cyane mpere kuri Heroes Cup, hanyuma nze gusoreza muri equipe ya Rayon Sport. Heroes Cup murabizi ko ku munsi w'ejo kwa kabiri nibwo imikino izatangira. Ni imikino izabera hariya i Nyarugenge cyangwa se aho ku butaka bw'i Nyarugenge. Ikipe ya APR Football Club izamanuka mu kibuga kinini ikipe ya AS Kigali, mu gihe hazakurikiraho umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police. Kuri APR n'ikipe ya AS Kigali, amakuru tubahana aya ngaya nuko APR abakinnyi bayo bose barahari kandi bameze neza. Ngira ngo mwabibonye ko bakagege batangiye imyitozo, mwarabibonye ko badauda bameze neza, baramte bameze neza, rutahizamu Sheikh Diawala cyangwa se Diakite Watala arahari ameze neza nawe, mwaramubonye. Abo bita Denis Omedi, Bakiwanuka bose bameze neza. Ku ruhande rwa APR amakuru mvanishyoro nyine uko nta mukinnyi n'umwe utazagaragara ku munsi w'ejo ndetse no ku mukino wa finali baramutse bagezeyo. Byose biri mu biganza by'umutoza bita Darko Novic w'umunyaserbia. So ku ruhande rwa ekipe ya AS Kigali nabo nyuma yo gusinyisha Haruna Niyonzima wagarutse mu rugo, iyi kipe nayo ifite abakinnyi bayo bose barangajwe imbere na Emmanuel Arnold Okwi, bafite Hussein Shabalala, bafite abahungu nka ba Franklin, bafite ba Gigia, kongera Haruna wasinye amasezerano. Mu yandi magambo ni match iremereye, ni match ikomeye cyane. Niyo mpamvu iyi match ndayivugaho ibintu nka 2 byonyine cyangwa se 3. Icyambere nababwira cyo ikipe bita Rayon Sport na APR ndaza kubaha message zisa. Ikipe bita AS Kigali na Police barabizi neza ko gutwara igikombe cya shampiyona bigoye kandi bidashoboka cyane, ko nta nirabigeraho mu myaka zibaye. Bazi neza ko gukora course cyangwa se gukora urugendo rushaka igikombe cya shampiyona bigoye, kubera ko haba harimo amadidane, haba harimo dodani, haba harimo amakorosi, haba harimo udusozi, haba harimo mu gikombe, haba harimo ahantu henshi cyane hatandukanye, ku buryo kurwana no gukubana na Rayon Sport y'abafana benshi, brand ikomeye nka Rayon, brand ikomeye nka APR nayo bigoye ko bazitwara shampiyona. Ariko bazi neza ko muri knockout, bashobora kugukubita bagutunguye, nka bya bindi mwabonye Floyd Mayweather yakubise Pacquiao mu masegonda, match birarangiye, abantu bakirimo kwinjira basanga match irarangiye. Polisi irabizi neza, AS Kigali zirabizi neza ko
bashobora gukuramo aya makipe muri knockout. Niyo mpamvu AS Kigali yagiye itwara ibikombe by'amahoro, niyo mpamvu ikipe ya Mukura yatwaye igikombe cy'amahoro, niyo mpamvu polisi yatwaye igikombe cy'amahoro, niyo mpamvu ibikombe bose abari abakandida. Message mpa APR ku munsi w'ejo, bitondera ikipe bita AS Kigali, kubera ko ikipe bita AS Kigali ni ikipe abakinnyi bayo bakina bashaka kwigurisha muri APR, ni ikipe abakinnyi bayo bakina bashaka kwigurisha muri Rayon Sport, ni ikipe abakinnyi bayo bakina mu bifuza kwigurisha mu maklub atandukanye. Nubwo AS Kigali za muri top 4 ariko abakinnyi bayiteka babifuza kwigurisha. Niyo mpamvu aba bakinnyi batandukanye n'abakinnyi ba APR n'abakinnyi ba Rayon. Nta mukinnyi wa Rayon cyangwa AS Kigali ujya wifuza, nta mukinnyi wa Rayon cyangwa APR ujya wifuza kwigurisha muri AS Kigali. Niyo mpamvu akenshi bazizi match bazinegrije, bazoroheje, ariko umukinnyi wa AS Kigali one arahabwa message n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Ubwo ndavuga abagari umujyi wa Kigali barimo Shema Fabrice ndetse nabo bafatkanije, barakababwira ngo mu cyubahiro tubagomba ibyo tubatangaho ni byinshi. Shampiyona ntibishoboka, biragoye, ariko igikombe cy'amahoro n'ibindi bikombe dukeneye ko muduhesha ishema. Cyo ni icyambere. Iyo ni message ijya mu mitwe y'abafana ba AS Kigali, y'abakinnyi ba AS Kigali. Cya kabiri, umukinnyi wa AS Kigali babizi neza ko match za shampiyona zose azakina zigera kuri 28, zigera kuri 26 muri match 30. Uvuga ngo ukuyemo match arena retour ya APR, za APR na AS Kigali, arena retour za Rayon Sport na AS Kigali, nta handi bazongera kubonera umufana. Ababizi neza ko umukinnyi nyuma ya message yawe n'ubuyobozi. Cya kabiri, ababizi neza ko kubona umufana, gukinira imbere y'umufana, akaririmbwa ku maradiyo ko yitwaye neza akavugwa, ni amahirwe abonye imboneka rimwe. Cyo ni icya kabiri gituma abakinnyi ba AS Kigali baza bari determine ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'abakinnyi ba APR. Ndaza kubigeraho. Icya gatatu gituma aba bakinnyi bakina mu buryo budasanzwe nakigarutseho, nuko baba bavuga ngo reka mprove ko nshoboye. One, nigurishe muri APR cyangwa Rayon. Cya kabiri, shake call up muri equipe y'igihugu. Ikindi, ndashaka kuvugwa cyane ko nitwaye neza. Ibi bintu bituma abakinnyi ba AS Kigali baza bameze nk'abariye amavubi, cyangwa se bazamanu bameze nk'abantu banyweye essence cyangwa se banyweye ikindi kintu kidasanzwe. Niyo mpamvu iteka baza bakanira APR na Rayon Sport abantu bakikanga bati byagenze gute, ariko bajya gukina indi match ugasanga ni ibintu bisanzwe, ugasanga baradrawinze, ugasanga baratakaje. Nta yindi mpamvu, nuko bazi neza ko match ya APR na Rayon ziba ari imboneka rimwe. Mugiye ku ruhande rwa APR one, nta mukinnyi wa APR ushaka kujya muri AS Kigali. Icyo ni kimwe mu bintu atakaza. Icya kabiri, nta mukinnyi n'umwe wa APR uzari kuri pressure. Umukinnyi wa APR mu mutwe yishyiramo ko icyo asabwa ari igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Rimwe na rimwe utu dukombe ducaraca bakanegrije, kugira ngo iyo mind ivemo, bumve ko bagomba gufata icyo bita igikombe cyose gicaracira bakagiha agaciro kandi bakagiye gukana. Birasabwa uwo bita Darkonovic gusunika abana bahungu biwe, cyane ko Darkonovic yemerewe ubuyobozi bwa APR ko we yiteguye kuba yazabaha ibikombe byose bicaracara ku butaka bw'u Rwanda. So niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo ku bwanjye prediction nyitanga, navuga ngo amahirwe ni 50-50 mu kibuga. AS Kigali yakuramo APR, APR yakuramo AS Kigali, ariko reality yo ku rupapuro dushingiye ku bakinnyi beza, dushingiye ku buyobozi bwiza, dushingiye kuri ekipe nziza, ikipe bita APR wayiha nka 70% yo gukomeza. Dushingiye, iyo ni reality yo ku rupapuro, ariko reality yo mu kibuga ni 50 APR ni 50 AS Kigali, bizagenwa n'abakinnyi ndetse n'abatoza. Icyo tuvuga ni iki, ni ibyo ku rupapuro dushingiye ku hahise, dushingiye uburyo bahagaze. So rero kuri APR nge navuga ko ku munsi w'ejo abantu biteguye kuzabona Darkonovic yarinya abahungu bashya mu buryo bwiza bwo gukora rotation cyangwa se guturuna effectif ye, akaragerageza kubareba se nzakoresha abandi, nzabigenza gute, kwa aplika ama system atandukanye. Mu gihe AS Kigali ibyo ntabyifite, bo bazaza bari 11 bari determine. So, muri comment rero nashaka ko abafana ba APR mwandika, ese ku bwanyu yakora rotation, yazanamo abashyungu bashya bose akabashyiramo, cyangwa yakoresha ikipe asanganwe then akazagenda yentegramo abandi bashya? Muri comment muze kubyandikamo. Ku bwanjye
kubera ko ashaka kino gikombe kandi agikeneye, areba abahagaze neza mu myitozo atitaye ku kuba uri mushya cyangwa wasanzwe, kuko Meddy yakinaga muri shampiyona ya Uganda, Kiwanuka yakinaga, uyu Rutahizamu Sheikh yakinaga, bivuze ngo Darko kubwanye menamo 11 bahagaze neza, ubundi besura n'ikipe bita AS Kigali, inkuba zisekurane hariya. Ni ku munsi w'ejo rero, reka mvuga ngo amahirwe masa kuri ekipe ya AS Kigali, amahirwe masa kuri ekipe ya APR Football Club. Ku munsi w'ejo nyuma ya match tuzakora ubusesenguzi dushingiye kuri performance ya buri mukinnyi 11 ba APR nkurikije imyitozo yakozwe uyu munsi. Mwiza muri Paver Nzira, kabiri ni Gilbert Kagege, gatatu ni Mugabo Claude, kane na gatanu Aliuswane na Nige na Krema, mu kibuga hagati ni Dauda, Ruboneka Jean Bosco, uruhande rumwe Mugisha Gilbert aka Barafinda, Denis Omedi urundi ruhande. Denis Omedi ari kuri pointi, Denis Omedi ari kuri pointi. Hanyuma nabonye Sheha ashobora kubanza hanze, mu gihe birumvikana uwo bita Lamine Ba ashobora kuzakina ku 10 nkurikije uburyo bakoze imyitozo, kereka Shehe naba ari tayari ku munsi w'ejo, cyangwa se nababwira ko ari tayari akaba yakina, ariko nabonye Shehe ashobora kubanza hanze, ariko Hakimu akabanza uruhande rumwe, urundi Barafinda. Kuri point hakaba hari uwo bita Denis Omedi, Lamine Ba ari mu mugongo we, Ruboneka ndetse na Dauda bagenda bahererekanya. Ngibyo ibijyanye n'umukino ku munsi w'ejo wa APR na AS Kigali. Hanyuma tujye kuri polisi n'ikipe ya Rayon Sport, na ni bimwe ni copy paste. Abakinnyi ba Rayon Sport 1 babifuza gusohoka ngo bajye gukina hanze y'u Rwanda, cyo ni icyambere. Icya kabiri, abakinnyi bo muri Rayon Sport bakubwira ko kujya muri polisi ni kwa kundi buri gusoza kariyeri. Icya gatatu, abakinnyi bo muri Rayon Sport rimwe na rimwe hari igihe banegrije bino bikombe bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Ngira ngo murabyibuka ko Mashami Vincent atwaye igikombe ubushize nabwo aciye muri humye za APR na za Rayon Sport mu buryo budasanzwe, harakegukana. Niyo mpamvu rero abakinnyi ba Rayon Sport ikintu bagomba kumenya, bamenye ngo Rayon Sport ibaho neza kubera ko murimo gutsinda. Niba mutarimo gutsinda, egari ko abafana ba Rayon Sport ubwitabire bugabanuka. Icya kabiri, ya motivation mukeneye harimo amaprime n'ibindi bitandukanye mubibona kubera ko hari icyo mwatanze. Abafana ba Rayon Sport bo barakubwira ngo ni win urampa nanjye ngo, nubwo Rayon Sport bayikunda cyane, ariko iteka usanga bashyiramo abakinya akantu ko kuvuga ngo urampa nanjye ngo. Gusa aka kantu ngenda kemera kubera ko abakinnyi uramutse udojeje ukabereka ko nubwo batsinzwe ari ibintu bisanzwe. Bandugu abakinnyi babitoba bakabihindura zero, ariko iyo ubeshyizeho pressure ukabereka ko niba uhari nabo bagomba kuba bahari, niba badahari nawe utagomba kuba uhari, bituma hari uburyo abakinnyi bazamura mentalite, bigafasha abakinnyi muri rusange. So ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport rero, Polisi 1 umukinnyi muri Polisi mwiza, usibye ikintu kijyanye n'amafaranga, umukinnyi wese utekereza kariyeri aba yumva yava muri Polisi akanyura muri Rayon Sport, kugira ngo Rayon Sport imuranse abe yasohoka. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nta mukinnyi umwe kwisuta akunda gukinira imbere ya public, ntibibaho, ntibazakubeshye. Mureba abakinnyi babaye ibikomerezwa bakomeye ku isi bose babanje kunyura imbere y'umufana, babona barimo gusaza akaba aribwo bajya gukorera amafaranga muri za Qatar, muri za Saudi Arabia no mu bindi bihugu bitandukanye. Niyo mpamvu umubare mwinshi w'abakinnyi babifuza kuva Polisi bajya Rayon, ariko abariyo bifuza kuva Rayon bajya Polisi ni mbarwa. Niba abandi bari gusoza kariyeri, niba abandi bagaba donc performance yawe yaguye. So mu yandi magambo ni nka bya bindi navuze kuri APR. Polisi rero abayobozi barakubwira ngo twebwe wani ntituzi icyo bita gutegura, bya bindi bita ngo no gutegura, bya bindi bikorerwa hanze y'ikibuga ntituzanabijyamo, kandi koko Polisi nijye bijyamo. Icya kabiri ukaba bizi neza ko kuruse yo gutwara shampiyona bigoranye, ariko bakavuga ngo tudukombe ducaracara tugomba kudukukumba. Umwaka ushize baradutukukumbi, umwaka ushize Mashami twose yaratwegeranyije, kandi ntiyari afite ba Niyerica, ntabwo yari afite ba Byiringiro Lagi, ntabwo yari afite aba bakinnyi mubona bagiye bagura bashya batandukanye. Niyo mpamvu ku ruhande rwa ekipe ya ntibari bafite ba Kirongozi, ku ruhande rwa ntibari bafite bande bose. Ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu ya Polisi
bo barakubwira ngo iki gikombe, navuganye n'umwe mu bayobozi ba polisi aramwira ati twe turi tayari kereka niyo bya bindi byo kwanga, ariko turi tayari. Niyo mpamvu Rayon Sport atanzwe n'ubwo polisi mu itsinda buri munsi, abakinnyi ba Rayon Sport batazaza badojeje ngo babyoroshye. Uko uzabyoroshye niko bizakugendekera. So rero ku ruhande rwa ekipe ya polisi abakinnyi bayo bameze neza kandi bari tayari kongeramo Byiringiro Lage waje. Mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport abakinnyi bose bameze neza kandi bariteguye ngo kuba bagira byinshi cyane batanga. Nyuma y'umukino ku munsi w'ejo tuzaganira byinshi cyane birambuye. Gusa kuri Rayon ni ibintu bibiri byonyine bishobora gufasha Rayon Sport gutsinda polisi la match. One, cyambere, Rayon Sport ni ikipe iri on form ugereranyije n'ikipe ya polisi. Nubwo ugiye kureba karite, amazina, usanga hari uburyo abakinnyi ba polisi bafite amazina kandi yewe ugiye kureba ushobora kuvuga ngo ugiye gukora selection, ushobora gusanga wenda zinganya umubare cyangwa se nka polisi irusha Rayon Sport umukinnyi nk'umwe. Reka numve. Umuzamu mwiza no wa Rayon, kabiri mwiza no wa Rayon Sport, gatatu mwiza no wa Rayon Sport, axe nziza ni ya Rayon Sport. Oya, Rayon Sport ifite umubare mwinshi. Rayon Sport ifite umubare mwinshi. Buriya Rayon Sport ifite umubare mwinshi nibyo. Rayon Sport ifite umubare mwinshi kubera ko iri on form. Abakinnyi ba polisi bafite amazina ariko ntabwo bahagaze neza. Niyo mpamvu Rayon Sport izi hejuru ya ekipe ya polisi. So Rayon Sport rero ni ibintu nka bibiri. Cyambere ni ukwirinda kudoza abakinnyi kubyoroshye. Icya kabiri ni ukwirinda gufata polisi nk'ikipe iri underdog ngo bayisuzuguro ya. Ugomba kubaha adversaire mugiye guhura. Nicyo bita umupira w'amaguru, kubera ko umupira w'amaguru iyo usuzuguye nawe uragusuzugura, ariko umupira w'amaguru iyo ubashye nawe urakubaha. Ni ukubifata osire bakavuga ngo turashaka gutwara kino gikombe. Nzi neza ko Rayon Sport ifite ubwo bushobozi na APR bwo guhurira finali babishatse. Niyo mpamvu ku bwanjye rero prediction kuri match ya Rayon na Police ni 50-50 mu kibuga, ariko ku rupapuro nabo Rayon Sport ni 70, Police ni 30. Ndavuga reality yo ku rupapuro, ariko mu kibuga ibizagenwa n'abatoza n'abakinnyi ni 50-50. Match ndazirangije, tuzazisesengura ku munsi w'ejo zarangiye. Munyemerere kuko ngiye kureba match zo muri Mali mu kanya muri championnat. Bafite match mu kanya ngiye kureba, hari match ngiye kureba ya Real Bamako, nze kureba na 11 Createur, hari match ngiye kureba zaho ko natangiye gutegura isoko ryo mu kwezi kwa gatandatu. Ndimo ndagenda ndeba amashampiyona yose atandukanye yo muri Afrika, ndimo ndagenda ndeba match byibura buri championnat ngomba kujya nyigenera igihe cyayo ku buryo nyireba, ku buryo mu kwezi kwa gatandatu amakipe tuzakorana nayo nzayaha abakinnyi beza. Munyemerere nsoreze muri ekipe bita Rayon Sport ku kijyanye na transfer. Mbanze mbabwire ko Rayon Sport nibyo hari amafaranga igomba, hari ingingo miliyoni 9 FIFA yababwiye ko niramuka itayamwishyuye temere kugura. Ayo mafaranga ni urusenda kuri Rayon Sport. Muri za miliyoni 77 ejo bundi mu nama bakoze bahujije bavuze ngo turakuramo ni ubusa kuyatanga, ku buryo nta gihindutse. Ejo hari ingingo barabayamuhaye. Icyo cy'abafana ba Rayon mutuze mutimaza mushyira umutima mu gitereko, icyo cyo nta kibazo rwose, ahubwo twigire ku bakinnyi barimo kurambagizwa na Rayon Sport, kuko isoko rirafunga kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 ku wa gatanu nijoro tariki ya 31. Ikipe bita Rayon Sport yari itegereje abakinnyi babiri mu myanya 3 ishaka, barimo uwo bita Vianney Sekajugu, ni umugande w'imyaka 28 wakiniraga UR. Bari bategereje Fahad Bayo, nari nababwiye ko Fahad Bayo agomba kuza. Ngira ngo n'umuyobozi wa Rayon Sport Tade yaganira na Radio na TV10 yabigarutse ko umwataka agomba kongera ku itariki ya 26. Ntabwo yari ayaje. Bihagaze gute rero? Nicyo kinzanye, ni no mpamvu mwababonye kuri aya mafoto. Ni no mpamvu mwabonye kuri aya mafoto bakizo abakinnyi b'amaklub bazakina Heroes Cup, ariko banashyiraho n'aba bahungu babiri b'Abaganda. 1, mpere kuri Sekajugu Vianney. Ni umukinnyi w'umuwinga mwiza pe, ufite experience, yumvikanye na Rayon Sport salere y'ibihumbi 800, installation ya miliyoni 1. Ariko Rayon Sport ishyiramo akantu kavuga ngo agomba gukora igeragezwa. Nyuma yo kubiba mubwira ko agomba gukora igeragezwa, bohereje umwe mu bantu bari yajya Kampala kuvugana nawe. Yahageze ku munsi w'ejo Kigali, ajya kuvugana na Vianney kugira ngo amumanukane muri bisi. Yagombaga gutega bisi akaza kandi yari yabyemeye kuko yagomba kuza mu igeragezwa. Vianney bamaze kumugeraho Kampala, umuntu wari wagiye kumuzana aramubwira ngo nabitekereje nsanga naba ngiye kwicisha amazi, ndi umukinnyi mukuru, ndi umukinnyi utari mutoya, ni gute umbwira ngo ndagiye gukora igeragezwa muri equipe Rayon Sport? How? Umukinnyi nkanjye ku myaka nk'iyo, umukinnyi nkanjye wa equipe nationale mu myaka yashize, ni gute umbwira ngo njye gukora icyo bita igeragezwa?
abwira Rayon Sport arabwira ngo ngewe niteguye kuza muri Rayon Sport ni mumpi iyo salere na installation yanjye ya miliyoni mukabyohereza mukamana kontra ngasinya ndahita manuka. Rayon Sport nayo rero ntikozwa ibyo kuvuga ngo baragusinyisha cyangwa baraguha kontra utabanje gukora igeragezwa. Niyo mpamvu bita Vianney Sekajugu atigeze aza, ataje no kuwa gatandatu, ataje no kuwa gatanu, yewe nejo ntazaza naramuka atemere kuza direct asinya. Ngibyo ibyo umuhungu bita Vianney w'umuwinga wagombaga kuza nyuru ruhande rumwe. Murabizi ko Rayon Sport kirimo kurwana no gushaka undi muwinga, nubwo uwo bita Sana arimo gukora igeragezwa ariko ntibiravamo. Niyo mpamvu rero ko bita Vianney bitarakunda yazigaye Kampala. Uwagiye rero kuzana Vianney n'ubundi Rayon Sport yari yatumye, yaragiye abonana na manager wa Fahad Bayo na Bayo, aramubwira ngo ukitike twayiboherereje kuki mudahaguruka ngo muze. Ikibazo cyabaye ni iki gikomeye. Niyo mpamvu navuze ngo byakomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Umuntu bita Fahad Bayo yari yumvikanye na Rayon Sport saleri cyatanu, bumvikanye installation ya miliyoni 2, bumvikanye kila kitu Rayon Sport irabyohereza. Atinze kuza Rayon Sport yohereza yo muntu. Uwo muntu agezeyo ikintu gitangaje ni iki? Ibaze ko Fahad Bayo na manager w'umugande babwiye Rayon Sport umuntu wariyo baramubwira ngo umutoza Paul Pote ndetse na nyiri Vipers, nyiri Vipers ni ndumva ari Lawrence Murindwa naringe kumwitiranya na president wa FUFA engineer Magogo. Lawrence Murindwa aramubwira ngo wa muhungu we, si ukeneye kongera kuransa kariyeri yawe, ntukeneye gusohoka, ntukeneye kongera ko mukinyi udasanzwe, ndakugira inama yo gusinya muri equipe yanjye Vipers, nubwo ndi buguha amafaranga make pare raporo ya nayari, sinya muri Vipers kugira ngo uzakine cyane. Uganda igiye gukina cyane. Icya kabiri, turashaka champion nka Vipers, ngwino dufashe kwataka. Umuhungu umutima urakangarana. Mu gihe kibitekerezo uwo bita Paul Putin aramuhamagara umutoza equipe y'igihugu ya Uganda, aramubwira ngo Jebaleko striker ugomba gusinya hano ugakina cyane, aho nkureba nkongera nkaguha amahirwe kubera ko sinshaka kuguha amahirwe ntakubonye. Yewe na makuru nanamenye ngesho umuntu Rayon Sport yareje Kampala yaravuze ngo Paul Puti yaramubwiye ngo champion y'u Rwanda iri hasi ya champion ya Uganda, how ushobora kujya muri champion y'u Rwanda. Undi aramubwira atari ko se ko mbona umedagiyeyo, ko mbona hakiwa nuko agiyeyo, ntabwo uzabahamagara. Aramusubiza ngo bariya bakinaga bagiye gukomeza gukina ariko we ntiwakinaga, nkeneye kuza hano aho uri nkakureba. Ibyo ntibibaho. Uwo mutoza equipe y'igihugu ya Uganda ara warimo kubivanga, ibyo ntabwo bibaho. Ibyo se bihuriye he? Ibyo nta hantu bihuriye ku mukinnyi akajya hashaka wowe ugakurikirana performance yiwe. So mu yandi magambo mukuri guhari, reka mbivugire kano kantu, mbivugire ubuyobozi bwa Rayon Sport. Abayobozi ba Rayon ntacyo batakoze kuri Bayo, bamwirutseho, ntacyo batamuhaye, bamweremereye amezi 6, bamwemereye iyo salere, nta kintu na kimwe batari bumvikanye na kontra baremubwe ngo tumwohereze. Umuntu bita Fahad Bayo arananirana. Mu yandi magambo, Rayon Sport iracyagerageza no kurwana no kureba niba Bayo azaza. Nataza abareyo mukure uyu muhungu mu bitekerezo, mutangire mushake plan B kubera ko uyu muhungu yabaye ikibazo gikomeye. Ku munsi w'ejo nzaza mbabwira umwanzuro wafashwe kubera ko uyu munsi abayobozi ba Rayon Sport barateranye kugira ngo bige kuri decision y'uyu muhungu bita Fahad Bayo niba bazamusimbuza. Bashimire cyane byimazeyo, shimire mwe mwese mumaze gukora subscribe, nawe utarabikora bikore kugira ngo ujye ubona notification ibiganiro bite bikugeraho byihuse cyane. Kora share mu magroupe, posting ibiro biganiro kuri social media zawe, hanyuma ubundi dufatikanye kuzamurana umunsi kundi. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Ciao twerekeze kuri tele zo mu gihugu cya Mali.